Icyo gihe hari ubukene bukabije. Ababyeyi banjye nta mafaranga bari bafite ku buryo batashoboraga no kutugurira ibyo kurya. Na n'ubu ndacyibuka ukuntu mama yari aryamye ku buriri yashobewe, yahangayitse cyane, yibaza icyo yari gukora ngo atubonere ibyo kurya. Ni iki Bibiliya ivuga ku nzara iriho muri iki gihe? Ibisobanuro by'ifoto bigira biti: umugore uri kumwe n'umwana we bari kwitegereza utubati two mu iduka turimo ubusa. Ibisobanuro by'ifoto birarangiye. Nta muntu n'umwe uzongera kwicwa n'inzara. Ayo magambo agaragaza intego abayobozi bakomeye ku isi bishyiriyeho, bashaka kwerekana ko bagiye gukuraho ikibazo kibangamiye abantu benshi ku isi, ari cyo inzara. Ibisobanuro bigira biti: mu mwaka wa 2015 ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye byashyizeho gahunda y'umwaka wa 2030 y'iterambere rirambye. Ibisobanuro birarangiye. Ese utekereza ko hari igihe kizagera inzara igashira ku isi hose? Bibiliya ibivugaho iki? Bibiliya yari yarahanuye ko muri iki gihe hazabaho inzara. Iki gihe turimo Bibiliya icyita iminsi y'imperuka. Nanone ikomeza ivuga ko muri iyi minsi hari kuzabaho inzara. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 3, umurongo wa 1. Imana ntabwo ari yiteza inzara mu isi, ahubwo yaratuburiye ivuga ko hazabaho inzara. Yakobo, igice cya 1, umurongo wa 13. Reka dusuzume ubuhanuzi bubiri bwo muri Bibiliya bugira icyo bubivugaho. Hirya no hino hazabaho inzara. Matayo, igice cya 24, umurongo wa 7. Ubu buhanuzi bwo muri Bibiliya bugaragaza ko hirya no hino ku isi hari kuzabaho inzara. Hari raporo yasohowe n'abantu bashinzwe kugenzura uko ibiribwa bikwirakwizwa igira iti: imbaraga zose abantu bashyiraho kugira ngo barwanye inzara ntacyo zizageraho, kuko imirire mibi irushaho kwiyongera kandi abantu ntabwo babona ibyo kurya bihagije. Ibisobanuro bigira biti: raporo yakozwe n'imiryango, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi n'ibiribwa FAO, ikigega cy'umuryango mpuzamahanga cyita ku iterambere ry'ubuhinzi FAD, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi PAM, hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Usanga abantu babarirwa muri za miliyoni bo mu bihugu byinshi batabasha kubona ibyo kurya bihagije. Ikibabaje kurushaho ni uko abenshi bapfa bazize inzara. Mbona ifarashi y'umukara. Uwari uyicayeho yari afite umunzani mu ntoki ze. Ibyahishuwe, igice cya 6, umurongo wa 5. Muri ubu buhanuzi, ifarashi n'umuntu yicayeho bigereranya icyorezo cy'inzara cyari kubaho mu minsi y'imperuka. Ibisobanuro bigira biti: niba wifuza kumenya byinshi ku birebana n'amafarashi 4 avugwa mu byahishuwe, soma ingingo ivuga ngo ni bande bicaye ku mafarashi. Ibisobanuro birarangiye. Kuba utwaye iyo farashi yari afite umunzani mu ntoki, bisobanura ko hari kuba hari ibyo kurya bidahagije. Uko wari utwaye iyo farashi yakomezaga kugenda, humvikanaga ijwi riburira abantu rivuga ko ibyo kurya bigiye guhenda kandi ko abantu bagomba gucunga neza ibyo bafite. Ibyahishuwe, igice cya 6, umurongo wa 6. Muri iki gihe ibyo birigaragaza cyane kuko usanga abantu babarirwa muri za miliyari badafite ubushobozi bwo kugura ibyo kurya, cyangwa se banabigura ugasanga bitujuje ubuziranenge. Ibisobanuro by'ifoto bigira biti: umuntu ugendera ku ifarashi y'umukara afite umunzani mu ntoki nk'uko bivugwa mu byahishuwe igice cya 6. Ibisobanuro by'ifoto birarangiye. Uko ikibazo cy'inzara kizakemuka. Abahanga bemeza ko ibiribwa byera ku isi bishobora guhaza abayituye bose kandi bigasaguka. None se niba ari uko bimeze, kuki hariho inzara? Kandi se Bibiliya ivuga ko Yehova azakora iki kugira ngo akemure icyo kibazo? Ibisobanuro bigira biti: Yehova ni izina bwite ry'Imana. Yeremiya, igice cya 16, umurongo wa 21. Reba ingingo ivuga ngo Yehova ninde. Ibisobanuro birarangiye.
Ikibazo: ibihugu byananiwe gukuraho ubukene n'ubusumbane mu baturage, kandi ibyo bituma inzara irushaho kwiyongera. Ibisobanuro by'ifoto bigira biti: akamenyetso kerekana abantu bari kwigaragambya imbere y'inzu y'ubutegetsi. Ibisobanuro by'ifoto birarangiye. Uko kizakemuka: ubutegetsi bw'abantu badatunganye buzasimburwa n'ubutegetsi butunganye, ari bwo Bibiliya yita ubwami bw'Imana. Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 44 na Matayo igice cya 6 umurongo wa 10. Muri iki gihe abantu benshi barakennye, kandi siko buri gihe babona ibyo kurya. Icyakora mu gihe ubwami bw'Imana buzaba butegeka isi, bizahinduka. Bibiliya igira icyo ivuga kuri Yesu Kristo, akaba ari we mwami w'ubwami bw'Imana, muri Zaburi ya 72 umurongo wa 12 n'uwa 16 igira iti: kuko azakiza umukene utabaza n'imbabare cyangwa undi muntu wese utagira kirengera. Hazabaho ibinyampeke byinshi ku isi, bizaba byinshi cyane mu mpinga z'imisozi. Ikibazo: intambara zisenya ibintu byinshi, zigateza ubukene bukabije, maze abantu bakabura ubushobozi bwo kugura ibibatunga. Ibisobanuro by'ifoto bigira biti: akamenyetso kariho ikarita, indege z'intambara n'imodoka y'intambara. Ibisobanuro by'ifoto birarangiye. Uko kizakemuka: muri Zaburi ya 46 umurongo w'9 hagira hati: Yehova azakuraho intambara kugeza ku mpera z'isi. Umuheto arawuvunagura, n'icumu araricagagura. Amagare y'intambara ayatwikisha umuriro. Imana izarimbura abantu bose bateza intambara, kandi izasenya intwaro zose. Ibyo bizatuma abantu bose babona ibibatunga mu buryo bworoshye. Muri Zaburi ya 72 umurongo wa 7, Bibiliya idusezeranya ko igihe azaba ategeka, abakiranutsi bazaba bamerewe neza, kandi amahoro azahoraho nk'uko ukwezi guhoraho. Ikibazo: ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ibiza byangiza ibihingwa kandi bikica n'amatungo. Ibisobanuro by'ifoto bigira biti: akamenyetso kerekana ukuntu izuba riba ryinshi, maze ubutaka bukuma, bigatuma ibimera byangirika. Ibisobanuro by'ifoto birarangiye. Uko kizakemuka: Imana izategeka imbaraga kamere ku buryo isi izongera kwera ibyo kurya bihagije. Muri Zaburi y'107 umurongo wa 29 n'uwa 35 kugera ku wa 37, Bibiliya igira iti: Yehova acecekesha umuyaga mwinshi cyane, maze imiraba y'inyanja igatuza. Ubutaya buhindura ibidendezi by'amazi bikikijwe n'urubingo, n'ubutaka butagira amazi akabuhindura amasoko y'amazi. Aho niho atuza abashonje. Batera imbuto mu mirima, kandi bagatera imizabibu kugira ngo babone umusaruro mwinshi. Ikibazo: abantu b'abanyamururumba kandi bamunzwe na ruswa bakora ibiribwa bitujuje ubuziranenge, cyangwa bagatuma ibiribwa bitagera ku babikeneye. Ibisobanuro by'ifoto bigira biti: akamenyetso kerekana abayobozi babiri bari gusuhuzanya kandi bahererekanya amafaranga. Ibisobanuro by'ifoto birarangiye. Uko kizakemuka: ubwami bw'Imana buzakuraho abantu bose batari inyangamugayo n'abamunzwe na ruswa. Zaburi ya 37 umurongo wa 10 n'uwa 11. Yesaya igice cya 31 umurongo wa 8. Bibiliya ivuga ko Yehova ari we urenganura abariganijwe, agaha abashonje ibyo kurya. Zaburi y'146 umurongo wa 7. Ikibazo: buri mwaka ibiribwa bigera kuri 1/3 biramenwa cyangwa bikangizwa. Ibisobanuro by'ifoto bigira biti: akamenyetso kerekana ibyo kurya bajugunye. Ibisobanuro by'ifoto birarangiye. Uko kizakemuka: igihe ubwami bw'Imana buzaba butegeka, ibiribwa n'umusaruro bizacungwa neza. Igihe Yesu yari ku isi, yirinze gupfusha ubusa ibyo kurya. Urugero, umunsi umwe
yakoze igitangaza maze agaburira abantu barenga 5,000. Bamaze kurya, yabwiye abigishwa bati, muteranye ibice bisigaye kugira ngo hatagira igipfa ubusa. Yohana igice cya 6 umurongo wa 5 kugera kwa 13. Kubera ko ubwami bw'Imana buzakuraho ibintu byose biteza inzara, abantu bose bazishimira ibyo kurya byiza, bihagije kandi bifite intungamubiri zikenewe. Yesaya igice cya 25 umurongo wa 6. Niba wifuza kumenya byinshi ku birebana n'igihe ubwami bw'Imana buzakorera ibyo bintu, soma ingingo ivuga ngo ubwami bw'Imana buzatangira gutegeka isi ryari. Ingingo irarangiye. Akarere ka Gakingo mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze niho hari aba baturage bari gutaka inzara ibugarije. Nukuri turashonje ne. Imana irebye. Murashonje cyane. Cyane. Nikubyo nuko turi kuryama bugaca. Wumva gutamirejo ejo bundi. Nukuri. Umaze iminsi ngahe? Mishi. Ntabwo temeye tuzi nkaza mu buriri. Nukuri ko kandi nukuri me kujya nibicogo. None shigeze anga uko bicufaza kandi hano dufaranga kandi shishwe no kuyakorera. Nikubyo ngo shukuryama koko. Rwose mani inzara iratwishe, turi gukorana n'amafaranga tukabura nico twagaha, tugakubita n'umushumi mu nda gukaburaho guhafata hejuru y'inzara. Rwose iratwishe, iraturembeje, turapfuye. Aba babwiye TV na Radio 1 uko inzara ibugarije mu gace kabo banayise izina bayita hagarara ikuryi. Iri zina barihaye iyi nzara ibugarije biturutse ko nuwo ubwiye ngo agufashe aguhe icyagutunga umunsi umwe akubwira ko ntacyo afite, akagira ati hagarara ikuryi. Abantu ko turashonje, urukumva iyi nzara ngo nihagarara ikurye, nimba utagira isoni ukarabe uzurye. Niko mwayise? Ngo nihagarara ukujye. Niko mwayise? Kuko nta kundi byagenda, nuguhagarara ikaturya tukashira turi kumva.